ndabyibuka icyo gihe Imana ijya kuvuga yuko ituzamuye i Kigali. Imana yajyanye abantu benshi cyane muri korari, hari turi mu cyumba cy'amasengesho, hari ku cyumweru. Imana iravuga ngo nimuye abantu benshi, ngo kandi benshi, ngo kubera yuko hari icyo nshaka. Ndashimira Imana ko mubo yimuye nanjye yanyimuyemo. Imana ihabwa icyo gihe Imana ijya kuvuga yuko ituzamuye i Kigali. Imana yajyanye abantu benshi cyane muri korari, hari turi mu cyumba cy'amasengesho, hari ku cyumweru. Imana iravuga ngo nimuye abantu benshi, ngo kandi benshi, ngo kubera yuko hari icyo nshaka. Ndashimira Imana ko mubo yimuye nanjye yanyimuyemo. Imana ihabwa ikirohoza. Maze iminsi mbwira abantu ngo aho ngaho uri ntago ari amaboko yawe. Kuba uri umukire ntago ari amaboko yawe. Kuba uri umukene ntago ari uko utazi gukora, ahubwo n'igihe Imana ibikwicajemo. Imana ishimwe. Kandi nkabwira abantu ngo muri wowe harimo icyiza, muri wowe harimo umuhigo wahize, muri wowe hari icyo wagambiriye kandi icyo ni cyiza. Ahari uri mu kigeragezo cyo kwangwa, ahari mu kigeragezo cyo kubengwa, ahari uri mu kigeragezo cy'amayoberane, ariko muri wowe rata harimo icyiza. Komeza usenge, uyoboze Imana inzira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bimana Beniride, ndi umumama, mfite umutware n'abana 4. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Tuje rero kuganira namwe ku magambo meza y'ubuhamya, kandi afite intumbero yo kugira ngo abantu bongere bumve Imana, bongere bumve imirimo y'Imana, ko Imana ikiriho kandi gikora. Reka rero tubanze dusenga Imana, hanyuma Imana itugirire neza. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, Imana idukunda, Imana itwitaho. Uyu munsi wari uwuzi ko ndi buvuge, kandi nkavuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Mwami, komeza guhabwa icyubahiro no ku enesanto kire brasi le grage zimora risanto kure jezimora desere banda sire banda sika. Haleluya! Icyubahiro ni cyawe kubera yuko uri Imana yihagije, kandi icyubahiro ni cyawe kubera ko ufite umuteguro mwiza ku bantu bawe. Urakoze Mana. Ahari ufite ubuhamya bukomeza, kandi ufite icyo ushaka. Komeza kuba mu ruhande rwacu no kutugirira neza. Mwanya wose ubane natwe kandi uturengere mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Turabasabuje. Imana ibahe umugisha. Nge rero mubona aha ngaha kuri kamera, ndi umumama ufite umutware, dufitanye abana 4. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nakuze rero ndi umwana w'umukobwa, nkurira mu mujyi wa Kigali. Maze gukurira mu mujyi wa Kigali, nkomeza nsenga Imana. Hanyuma rero mu gusenga Imana, nkora umurimo w'Imana muri Nibature ku Muhima. Nkajya nzinduka njya muri Nibature, abo tubiziranyeho barabizi. Nkajya nzinduka njya muri Nibature. Namaraga umwaka ntarasiba Nibature, ndetse ku mwaka twagiraga ishimwe rishima yuko utigeze usiba n'umunsi n'umwe muri Nibature. Hanyuma rero iryo shimwe nge nararishimaga kubera yuko nari mfite umuhate, nari mfite umuhamagaro wo kuzinduka njya mu murimo w'Imana, hamwe n'inshingano. Nkajya nzinduka nkagenda. Igihe kigeze rero Imana ikajya impa amasezerano yuko izankorera ubukwe, nkazinduka nkakomeza ngakorera Imana ntagize ikindi kintu nitaho. Ni ukuri nkagenda. Hanyuma rero igihe kigeze Imana iza kunkorera ubukwe. Ko mumbona niba mbyaye kandi ntabwo natinze mu bukobwa, nashyingiwe nkiri mutoya, ariko imyaka y'ubushyingirwe yari igeze. Hanyuma rero ubwo ibyo ntavuze ntabyo nzi, kuko ntabyo nagiyemo. Hari abantu muvugana cyangwa se muganira ukumva ati ngewe nanywaga akayoga, ngewe nanywaga agatabi. Ngewe ibyo ntabyo nigeze, ahubwo nakuriye mu murimo w'Imana. Hanyuma rero
igihe cyo gukora ubukwe ndabyibuka, kubera yuko yari intego yuko tutagomba gusiba nibature, numvaga narabyishyizemo. Imvura yaba ari igihe cy'imvura nkazinduka njya muri nibature sinsibe, yaba ari igihe cy'umucyo nkazinduka njya muri nibature, yaba ari igihe cya saa 11 buba bwije nkazinduka njya muri nibature. Ndashimira Imana ko ni ukuri Imana yamfashije, nakuriye ku Muhima. Hanyuma rero abo twakuranye bagenda nyine uko nabo bagombaga kunyura, narindi gushaka kubabwira ngo akayira kose Imana yaciye uzakanyura, kubera yuko ari Imana iba yarabigennye. Hanyuma rero mu gihe cyo gukora ndarambagizwa, maze kurambagizwa dukora ubukwe. Mu gihe cyo gukora ubukwe rero nkajya nsenga cyane, nkajya mu masengesho nkabwira Imana nyine ngo imbe hafi, nk'uko umugeni wese yitegura. Umugeni mwiza ufite fiance aritegura agasengera ubukwe kugira ngo Imana izabane nawe kandi Imana izamurinde. Rero nakomeje gusenga Imana kugira ngo ijye ibana nanjye. Igihe cy'ubukwe rero ndabyibuka, nazindutse njya muri nibature kandi ndi bukore ubukwe uwo munsi. Pasiteri arishima cyane, aravuga ati ni ukuri ni ubwa mbere ibi bintu mbibonye, kubera yuko ni ubwa mbere nawe yari abibonye, kumva umugeni azinduka akajya muri nibature. Yarazindutse rero njye nyuma y'irido ku Muhima nsenga Imana, ndayibwira ngo ni njye wa wundi naje ngo ngirire neza umugisha uyu munsi. Ndabyibuka hari igihe cy'imvura cyane, ariko Imana yankoreye igitangaza uwo munsi imvura ntiyaguye. Hanyuma rero Imana imaze kungirira neza, imvura itaguye, nkora ubukwe bwiza. Mu mateka cyangwa se mu mateka yanjye ni njye wakoze ubukwe. Imana ivugana nanjye, ubuhanuzi buramanuka, kuko Imana yari yambwiye ngo izaza ibane nanjye. Imana yari yambwiye ngo izambara ikote ngize mu bukwe. Noneho rero nanjye nkayibwira ni rero ndabizi iyo uje mu bukwe Mana impanuka iraba cyangwa se ibyo kunywa bikabura. Ndayibwira ngo nuza uzaze nk'umubyeyi wicare mu cyubahiro, kubera yuko nagiraga ibihe byo gusenga nkamera nkaho ndi kuvugana n'Imana gutya imbona nkubone. Ndashimira Imana rero yuko nagiye kumva nkumva mu gihe cya reception Imana iravuze ikavuga ngo ndi Uwiteka, ngo nje kubana nawe nk'uko nari nabikubwiye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndashaka kukubwira ngo Imana ni inshuti nziza, Imana ni umubyeyi, Imana ni umutabazi. Iyo uyifashe nk'umunyembaraga iza nk'inyembaraga, iyo uyifashe nk'inyamaboko iza nk'inyamaboko, kandi iyo uyifashe nk'ikigwari nabwiza nk'ikigwari. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nagize ibihe byiza binezeza. Hanyuma rero ndangije ndimuka, tumaze gukora ubukwe kubera akazi k'umutware. Umutware wanjye yakoreraga ahantu mu ntara bita Icyangugu. Hanyuma duhita tugenda tujya kuba Icyangugu. Twasengeraga ku mudugudu wa Kamembe. Hanyuma rero njyayo ndi umukozi w'Imana, njyayo ndi umunyamasengesho, turabana. Imana tujya yitubwira ati muzagenda ariko muhite mugaruka, muhumure bana banjye nzabarinda. Imana rero ishimwe, ivuga ijambo ikaririnda kandi ikarisohoza. Nagiye rero Icyangugu, turagenda dukora umurimo w'Imana muri korali yaho ya mbere yitwa Beteli. Dukora umurimo w'Imana. Tumaze gukora umurimo w'Imana tukajya dusenga Imana, Imana ikavugana natwe, ikavuga yuko izaturinda kandi izatugarura. Impamvu nibanze ku buhamya bwo gusenga nuko ari byo nzi, nuko ari nabyo nabayemo. Nawe niwumva ibyo wari urimo bikugoye ubivemo, rata wiyizire mu gusenga. Gusenga nta gihombo kirimo, gusenga ni amahoro. Hanyuma rero Imana iza kumbwira ngo igiye kumpa impano nyinshi, ngo igiye kunyereka ikimenyetso cy'uko izongera ikanzana i Kigali. Noneho igihe kigeze tukajya dusengera abantu bafite imyuka mibi, abasazi, tukabasengera, Imana ikabakiza, tukabibona. Ibyo bintu ndi kuvuga bifite ubuhamya, ntabwo ari ibintu ndi guhimba kuri izi kamera. Tugasengera abantu bafite ikibazo nyine cy'abadayimoni, baba ari abana bari
baba ari abana baba ari abantu bakuru, umuntu wese ufite ikibazo cy'imyuka mibi bakampamagara tukagenda tugasenga Imana, abadayimoni bakivuga bagahunga mu izina rya Yesu. Imana idukoresha ibintu bikomeye, uburwayi butandukanye Imana ikajya idukoresha, tukabasengera Imana ikabikora. Hanyuma rero umunyamasengesho agenda ahura n'amabanga menshi, tukagenda dusengera ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibintu Imana yavuze twumva wenda tudashaka, tugasenga Imana ikabihagarika. Imana idukoresha ibintu by'ubutwari, kandi irangije iravuga ngo nibyo koko umurimo ukoze nzakugarura mu mujyi wa Kigali. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo rihere, nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo riceceke. Imana ijya ibana natwe. Ndabyibuka twigeze tujya gusenga mu ishyamba ahantu bita kwa Kazubwenge, ryari ishyamba ry'umupapa witwaga Kazubwenge. Noneho ndagenda ngiye gusenga, Imana irambwira ngo ninsenge, ngo kubera yuko ririya shyamba bagiye kurigurisha, ngo kandi abantu benshi ngo bajyaga baza kuharuhukira. Irambwira ngo none ngo senga, ngo kugira ngo abantu baje gupatanira ishyamba ngo batatane. Ndangije nza guhura n'uwo mupapa, ndamubwira nti se papa, ni irya shyamba ni mwari mugiye kurigurisha? Ati twari tugiye kurigurisha. None mwari mugiye kurigurisha n'abaki? Ati twari tugiye kurigurisha n'abagabo. Ati kandi abo bagabo bari bagiye kuhubaka ikigo cy'amashuri, ati n'ibitaro. Ati rero ati nta muntu wari kuzongera kugarukira. Ndamubwira nti rero ntimuri kugura, Imana yarambwiye ngo ninze nsenge kugira ngo mudahuza, ni kubera yuko hari imitima Imana yashakaga yuko ihakirira. Arambwira ati yewe, ati ni Imana koko, ati kuko twapfuye 3,000,000. Haleluya. Iyo wabanye n'Imana uvugana n'Imana imbona nkubane, iyo wabanye n'Imana uvugana n'Imana gutya murebana. Imana ni umubyeyi, Imana ni umutabazi. Icyo gihe ndabyibuka yaraje kumbwira ati rero nanjye mfite ikibazo gutya na gutya, dusenge. Icyo kibazo turagisengera, Imana iragikemura. Arangije arambwira ngo reka nkubwire mwana wanjye, reka dusenge iby'Imana ishaka bibe. Nibona hakwiye kugurishwa ihareke hagurishwe, ariko nibona hadakwiye kugurishwa ni ukuri hihorere, abantu b'Imana baharuhukire. Ubu tuvugana ndashimira Imana yuko Imana hari ukuntu yabigenje hakaba hataraguzwe. Imana yo mu ijuru rero yagiye idukoresha ibintu bikomeye, ariko ariyo atari twebwe. Izi si imbaraga zacu, ahubwo ni ubuhamya bugukomeza kugira ngo nawe ukomere. Ahari warubitse Bibiliya mu nzu, warayibitse rwose wumva nta gaciro ifite, umva nkubwire, egura Bibiliya usenge. Hano mu magambo ya Bibiliya harimo ibanga ryinshi kandi rikomeye, harimo amasezerano yawe, harimo ubuzima bukomeye kandi Imana ishaka kugira ngo wongere uvugane nayo. Reka mbabwire ni ukuri, akantu gato yamaze kubona, Imana igushaka yaguhombya. Imana igushaka ntaho wayicikira, ahubwo iyo igushaka ni ukubwira, iramubwira ngo njye ndi umugabo nyamugabo, ngwino unyegere tuvugane. Imana rero Imana ikura hasi cyane igashyira hejuru, kandi Imana ikura hejuru igashyira no hasi. Ni Imana icisha bugufi, ni Imana ishyira hejuru, ni Imana iteye ubwoba, kandi ni Imana ifite imbabazi nyinshi ku bantu bayo. Ndabyibuka icyo gihe Imana ijya kuvuga yuko ituzamuye i Kigali, Imana yajyanye abantu benshi cyane muri korari. Hari turi mu cyumba cy'amasengesho, hari ku cyumweru. Imana iravuga ngo nimuye abantu benshi, ngo kandi benshi, ngo kubera yuko hari icyo nshaka. Ndashimira Imana ko mubo yimuye, nanjye yanyimuyemo. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu tukaba rero tugeze i Kigali, tukaba dushimira Imana. Najyaga njya gusengana n'abandi, Imana abandi ikababwira ngo ibahaye kawunga, ibahaye umuceri, ibahaye ibiki n'ibiki. Njyewe yangeraho ikambwira ngo Mama Esther, uzaba umukozi wanjye, uzavuga ku ma YouTube, uzavuga ku maradiyo, uzavuga ku mateleviziyo, uzakora umurimo wanjye. Nuko nanjye nkataha nkacyura ibyo ngibyo. Ni ukuri igihe kigeze, Imana nkajya nibaza se nzavuga kuri YouTube gute, nyine bikanyobera, ariko nkatuza nkavuga nubwo ari Imana yabivuze, ni ukuri no kubikora izabikora. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nanjye ubu turi kuvugana, turebana, nanjye turi kuvuga ineza y'Imana, nanjye turi kuvuga gukomera kw'Imana.
nubwo ibintu ubona bitoroshye ariko ku Mana biroroshye, nubwo ubona ibintu bikomeye ariko ku Mana biroroshye. Ndashaka kukubwira ngo Yesu wenyine bari ugira inshuti, Yesu wenyine bari uvugana nawe, ntutanga akanya, oya ntutanga umunota. Yesu wenyine ngwino umuhamagare, azajya kumva kuko yiteguye kugutabara. Ni umurengezi rero kandi ni umutabazi, afite ibyo ashaka kuri wowe. Maze iminsi mbwira abantu ngo akayira kose Imana yaciye uzakanyura, kandi akayira kawe ntabwo gahuye n'ako umugabo washatse. Akayira Imana yaciye ntabwo gahuye n'umuturanyi ngo yabigushuka wigenda mu kigare. Akayira kose Imana yaciye uzakanyura. Niba Imana yaravuze kuzicara mu ndege uzayicaramo, niba Imana yaravuze yuko uzapfa ejo ni ukuri uzapfa ejo, niba Imana yaravuze yuko uzarama mu mutwe wawe hakazamo imvi ni ukuri niko bizagenda, niba Imana yaravuze ko uzaba umukire uzaba umukire. Witinya, wikererwa, komeza ukiranuke. Maze iminsi mbwira abantu ijambo rikomeye rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Ndashimira Imana yuko ari umubyeyi, ndashimira Imana ko ari umutabazi. Nanjye ndayishimira yuko aho igejeje ikora nanjye mbaye nyishimiye. Icyo ntavuze ntacyo, ariko ntegereje Imana kubera yuko ari ishobora ibintu byose. Ni ukuri ndabizi neza yuko muri uru rugendo hari abarukomerekeyemo, muri uru rugendo hari abarubabariyemo, muri uru rugendo hari abarwambariyemo ubusa, muri uru rugendo hari ababuraye, muri uru rugendo harimo ibintu byinshi byabaye. Ariko reka nguhereze itangazo ry'uyu munsi, buri wese n'akayira ke. Ahari ejo bundi tuzahura, cyangwa ejo bundi tuzahura, cyangwa none turi kumwe. Ariko icy'ingenzi muvandimwe, fata umwanya wiherere maze usenge, usaba Imana iguha imbaraga kugira ngo urugendo yagutangije abe ari irusohoza. Maze iminsi mbwira abantu ngo aho ngaho uri ntabwo ari amaboko yawe. Kuba uri umukire ntabwo ari amaboko yawe, kuba uri umukene ntabwo ari uko utazi gukora, ahubwo n'igihe Imana ibikwicajemo. Imana ishimwe. Kandi nkabwira abantu ngo muri wowe harimo icyiza, muri wowe harimo umuhigo wahize, muri wowe hari icyo wagambiriye kandi icyo ni cyiza. Ahari uri mu kigeragezo cyo kwangwa, ahari mu kigeragezo cyo kubengwa, ahari uri mu kigeragezo cy'amayoberane, ariko muri wowe rata harimo icyiza. Komeza usenge, uyoboze Imana inzira kandi ugibwire. Jya ufata umwanya wiherere maze usenge, usuke amaganya imbere y'Imana. Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Nanjye yangiriye neza, nanjye yampaye urugo, nanjye yampaye kubyara, nanjye yampaye guheka, nanjye yangiriye neza. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ukuri umuntu aba agiye afite ibintu bigiye bitandukanye, ariko Uwiteka niwe wa mbere, niwe ntwaro ya mbere nakubwira. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndabashimiye rero, ntago nababeshya, nta nubwo mbanga, ahubwo ijambo ry'ukuri rimora mu mutima. Niba rivuga ngo usengeshe Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ni ukuri Imana izakugirira neza. Ntiwiringire umuntu, ntiwiringire amagare. Imana ntikunda ibihagi, oya, ahubwo Imana ikunda umutima ufite mu mitima ye inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bahindura ahantu h'amasoko. Imana yo mu ijuru ikubonekeho, Imana yo mu ijuru ikuremera igitangaza, ikwereke ko ikiri kumwe nawe. Ndabashimiye rero, mukomeze mubane n'Imana. Hari wari uri kwa muganga, wari urwaye wumva ubabaye, humura. Imana yomora inguma, Imana irakandakanda, Imana irakiza. Ahari wari uri muri gereza wibaza ngo ubuse nzayisohokamo gute, ntago se wibuka ubwo Ansira ndetse n'abandi bantu benshi bagiye bafungwa, Imana yarangiza igafungura ikabakingurira bagakira. Gumana n'Imana. Ahari wari uri mu bukene, ahari wari uri mu bibazo bitandukanye, wumva ijwi ry'Imana uyu munsi riraje, rije kuguhumuriza ngo Imana uko yari iri kera n'ubu ngubu niko ikiri, kandi gufitiye imbabazi, kandi gufitiye impuhwe. Yiteguye kukurengera, yiteguye kugutabara. Erega mu mutima wawe gumanamo inzira z'igisiyoni, mu mutima wawe gumana
tubonamo ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ubundi wihagararire gusa urabona ibyo Uwiteka akora. Mbese ntiwibuka yuko Uwiteka yahekejeje Hana umwana imbere ya Penina? Mbese amagambo yaragiye kugusohora mu itorero, oya humura, icyo ni ikigeragezo cyawe, ntaho wajya uhungira, niko ijambo ryavuze. Mbese wumva gushaka kuva aho ukorera ngo kubera yuko ibyo ukora bitagenda? Oya, fata igihe usenge, ubwire Imana ngo ese Mana mbigenze ne? Imana iragukunda, ye ntabwo yaguhana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nimuze duhamagare Uwiteka, nta handi ubutabazi buri, nta handi umutaka wacu uri uretse mu gusenga. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, ndabashimiye, ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza mu izina rya Yesu. Amen.